Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cyitwa Status Counter mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 bugamije kwerekana imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga mu Rwanda, bwerekanye ko urubuga rwa YouTube rukoreshwa ku kigero cya 2.62%. Abakoresha uru rubuga urebye si benshi cyane ugereranyije n'izindi mbuga nkoranyambaga zikoreshwa mu Rwanda zirimo Facebook, Twitter, Pinterest ndetse n'izindi. Iyo usuzumye neza usanga urubuga rwa YouTube rwaratangiye guhabwa agaciro mu Banyarwanda guhera mu mwaka w'ibihumbi 2017. Bitewe no gusobanukirwa agaciro ka YouTube byatumye mu mwaka wakurikiyeho w'ibihumbi 2018 hatangira YouTube channel nyinshi mu Rwanda zikora ibiganiro by'imyidagaduro, amakuru ya politiki, zigisha guteka, izikora filimi na komedi, izibanda ku mbwirwaruhame z'abayobozi ndetse n'izikora ibyegeranyo. Uyu munsi wa none mu Rwanda hari abantu benshi bagiye basezera mu kazi bakoraga bagatangira gukoresha urubuga rwabo rwa YouTube. Mu buryo bugaragara abantu benshi bamaze kugira ubumenyi ku bijyanye n'uburyo babona amafaranga babikesha imbuga nkoranyambaga harimo na YouTube. Mu gukomeza ikiganiro cyacu hari ibibazo byinshi dushobora kwibaza, ariko uko ibihe bizajya biza dushobora kuzabibonera ibisubizo. Icyambere muri ibyo bibazo nuko nakubaza ngo ese nawe wigeze wifuza gukoresha YouTube? Ikibazo cya kabiri ndi bukubaze ndakubaza ngo ese waba warigeze kumenya ko wayikoresha kandi bitakugoye? Ni ukuvuga uburyo ki wayikoreshamo kandi bikoroheye? Ahubwo se waba warigeze kwibaza ibyo wayikoreraho maze ukabibura kandi wari ubifitiye ubushake? Waba se ahubwo wari uzi ko ibyo ukunda ufite abandi muhuje kubikunda? Ahari ibi bibazo byose mvuze wigeze kubyibaza. Ikindi kandi niba utarigeze ubyibaza, menya ko hariho uburyo nk'ubu ngubu buriho kandi nawe ushobora kugufasha guhindura ubuzima bwawe. Iki kiganiro rero wumva cyitwa ngo ku bumenyi, mugitegurirwa ahangaha kuri Indatwa Rwanda TV, aho ushobora kungukiramo nyine ubumenyi butandukanye buba bwegeranyijwe ku nsanganyamatsiko runaka, tukakugezaho ubumenyi cyangwa se nyine tukakugaragariza ibyo twashakashakishije kuri iyo nsanganyamatsiko. Muri iki kiganiro rero cy'uyu munsi ngo ku bumenyi, turakugezaho amakuru araba yarakusanyijwe ku nsanganyamatsiko, cyane cyane ari bugaruke ku mikoreshereze y'urubuga rwa YouTube ndetse n'uburyo ki rushobora kubyazwa inyungu mu Banyarwanda. Urubuga rwa YouTube rufite icyicaro muri Amerika i California. Ikindi kandi ugomba kuba wamenya ku mateka ya YouTube ni uko yavumbuwe bwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2005 mu kwezi kwa kabiri hari tariki ya 14. YouTube yavumbuwe n'abantu batatu aribo Steve Chen, Chad Hurley ndetse n'undi muntu nanone witwa David Karim. Aba bombi uko ari batatu nibo bafatanyije maze bashyira ahagaragara urubuga rwa YouTube ndetse rwaje no kugurwa nyuma gatoya. Reka mbigusobanurire neza, nkubwire neza yuko mu mwaka w'ibihumbi 2006 YouTube yaguzwe n'ikigo gikoresha internet cyo muri Amerika cyitwa Google, igurwa amafaranga angana na miliyari 1 ndetse na miliyoni 65 z'amadolari y'Amerika. Google imaze kwegukana urubuga rwa YouTube, yubatse uru rubuga mu buryo butuma umuntu ashobora gusangiza abandi ibyo yayikoreyeho, kandi nabo babisura bakagira ibyo bongeraho nko kuba bakanda like, dislike, bagakora subscribe ndetse bagasiga n'ibitekerezo byabo muri commentaire. Ikindi kintu gitangaje mu myubakire ya YouTube ni uko iyo ubashije gufata ibintu by'abandi ukabishyira kuri YouTube channel yawe nta burenganzira ubifitiye, hari uburyo bihagarikwa iyo bisabwe na ba nyirabyo. Ku bindi bibujijwe kandi kuri uru rubuga rwa YouTube ni ugukora ibintu bibangamira uburenganzira bw'abantu nko kwambara ubusa, kwerekana amashusho ateye ubwoba ku buryo bukabije, ndetse no kuvuga amagambo mabi nk'ayo kubiba urwango mu bantu. Ibi byose mu gihe ugiye gutangira gukoresha urubuga rwa YouTube ushaka amafaranga, ugomba kubyitaho cyane kubera impamvu nza kukubwira mu kanya. Amwe mu mahirwe ushobora kuzagira mu buzima bwawe ni ukugira urubuga rwawe rwa YouTube rwemerewe kujya ku rutonde rw'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga by'umwihariko YouTube kandi babihemberwa. Ahari uhise wibaza ngo kubera iki?
Impamvu uzaba ugize amahirwe akomeye kandi atangaje ni uko ari bumwe mu buryo bugezweho bwatuma ukorera amafaranga menshi cyane kandi mu gihe gito cyane. Urugero, abantu benshi bakorera abandi bageze ku rwego rwo kuba basigaye bafata umwanzuro wo kureka akazi maze bakandika amabaruwa asezera akazi bakoraga bakajya gukoresha urubuga rwabo rwa YouTube. Ibi ngibi bibaho hirya no hino ku isi, ariko ndetse na hano iwacu mu Rwanda birahaba ndetse byarahabaye, kuko nk'ingero naguha uwitwa Sabe ukora ku Isimbi TV yahoze ari umunyamakuru, Gentil Deo ukora kuri channel ye yitwa Gentil Deo Official, Bakiti wahoze ukora kuri Afrimax TV ndetse wabanje no gukora mu bitangazamakuru bitandukanye, ubu ngubu uri gukora kuri Big Town TV, n'abandi nabagiye bafata umwanzuro wo kuva ku bakoresha babo babakoreshaga mbere maze bagahitamo kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zikoreshwa hano mu Rwanda, by'umwihariko abo bose maze kukubwira bakaba bakoresha urubuga rwa YouTube. Dusubiye ku byo nakubwiye haruguru birebana n'uburyo waba ugize amahirwe akomeye cyane mu gihe waba wemerewe guhembwa na YouTube, nakwibutsa kureba ku rubuga rwa www.socialblade.youtube. Ndabizi uzatangara cyane bikomeye kubera ibyo uzabona. Ntabwo uzigera wumva neza buryo ki amafaranga uzabona abantu bakorera kuri iyi YouTube. Uzumva wumiwe cyane kandi uzatangara cyane kubera yuko niyo waba uri ku mwanya wa minisitiri, YouTube yaguhiriye, umushahara umuntu ukorera YouTube ashobora guhembwa ntabwo wayabona ukora ako kazi kandi. Mu magambo make reka tuvuge ibisabwa kugira ngo umuntu abashe kugira aya mahirwe yo kwinjiza amafaranga ku rubuga rwa YouTube. Icya mbere uri busabwe kugira ngo utangire kwinjiza amafaranga kuri YouTube ni uko ubanza ugashaka ibyo kwishyiraho, ni ukuvuga gushaka video cyangwa se nyine content utangira ushyira kuri YouTube, abantu bakazireba, bamara kuzireba uko iminota bari kuzireba cyangwa se amasaha azamuka ndetse banakora subscribe. Ibyo ngibyo bifite icyo bisobanuye mu gukora ako kazi kawe. Urugero, niba uhisemo kwigisha abantu ibintu runaka nk'uburyo abantu bategura imishinga, urasabwa gukora ubusesenguzi ku byo ugiye kwigisha abantu maze usuzume wumve neza koko niba umuntu ubyumvise byamunyura, n'ubutaha akazagira amatsiko yo kumva ibindi uzaba wateguye. Icya kabiri, irinde gucika intege kuko mu gihe utangiye biba bigomba kugusaba imbaraga zo kumenyesha abantu ko hari ibyo watangiye gukora. Kuri iyi ngingo abantu benshi niho batsindirwa, kuko iyo uteguye video yakuvunnye ukabura abayireba birakubabaza cyane, ariko burya uba ugomba kubyihanganira ukabyakira, ahubwo ugashaka ikosa wakoze, byaba ngombwa ukaba warikosora, ariko nyine ntuhite ufata umwanzuro wo kubireka. Biba bikwiye rero yuko umenya ikosa wakoze ryatumye abantu badakunda ibyo wakoze. Ibindi bintu rero ugomba kwitaho cyangwa se ugomba kubanza kumenya kugira ngo umenye niba channel yawe igeze ku rwego rwo kuba wahembwa ni ibi ngibi bikurikira: amasaha y'ibihumbi 4 kugira ngo uhabwe monetization cyangwa se nyine winjizwa ku rutonde rwa channel zishobora guhembwa cyangwa se zishobora kwakira amafaranga avuye kuri buri video yose baprodinze cyangwa se nyine bashyize ku rubuga rwabo rwa YouTube. Urasabwa kugira amasaha ibihumbi 4, ni ukuvuga iminota ingana n'ibihumbi 240 kugira ngo utangire nyine kwinjiza amafaranga. Ibi ngibi ntabwo ari byo gusa, ahubwo kuko ku mwanya wa kabiri tuhasanga yuko nanone ugomba kuba ufite abantu bagera ku 1000 bagukurikira, ni ukuvuga aba subscribers 1000 nabo baba bakenewe kugira ngo ubashe kwandika cyangwa se nyine kwa applyinga usaba ko wahabwa monetization maze ukaba wayihabwa. Ikirenze kuri ibi byose rero twamaze kukubwira, hari ikindi kintu cy'ingenzi ugomba kwitondera mu gihe cyose ushaka kuzakorera amafaranga kuri YouTube cyangwa se nyine mu gihe cyose ushaka kuzagera channel iri monetize. Muri ibyo bintu rero icyo ugomba kwitondera cy'ibanze, suzuma neza umenye yuko video zose urimo gukora, uri gukoresha video zawe cyangwa se nyine uri gukoresha ibihangano byawe, umenye kandi niba wakoresheje ibihangano by'abandi yuko ubifitiye uburenganzira. Wirinde ibikorwa by'urukozasoni, ibindi bintu biteye ubwoba cyane cyane nk'inkomere zirimo kuva amaraso
ku buryo bukabije ndetse no kuvuga amagambo mabi arimo kubiba urwango, gutukana, imvugo nyandagazi, kuko byose bishobora gutuma utabona monetization mu gihe cyose waba wujuje ibisabwa, ariko bajya gusuzuma bagasangamo aya makosa. Ku bijyanye n'amajwi ho rero si ngombwa cyane, kuko ikoranabuhanga YouTube ikoresha ry'amarobo ntiryumva indimi zose, nubwo hari igihe umuntu runaka bitewe n'inyungu abifitemo ashobora gusaba ko video wakoze isibwa mu gihe irimo ibintu biba bishobora kugaragara nabi, cyangwa se nyine irimo ibintu bibi birimo nko gutukana. Ubundi buri gihugu cyangwa se nyine buri leta igira amabwiriza cyo kimwe ndetse n'amategeko agenga ituze rusange ry'abantu. Bitewe rero n'uburyo ki wakoze video, tutitaye ngo nuko amarobo adashobora kumva ururimi wayikozemo, bashobora gusanga waratandukiriye cyane ku ndangagaciro ziranga abantu bo muri sosiyete uherereyemo cyangwa se nyine sosiyete ubamo, bakaba bakandikira urubuga rwa YouTube cyangwa se abandi bantu bose byagezeho ingaruka, bagasaba yuko content cyangwa se video nyine wakoze isibwa kuri urwo rubuga. Ikindi kandi nanone nuko mu gihe cyose ukomeje kubakira ibintu byawe mu bitemewe, nko kuba wakomeza kugenda ukora video zirimo amakosa nk'ayo yo kuvuga ibintu bibi, gutuka abantu, cyangwa se ushyiramo amafoto atandukanye, cyangwa se ugashyiramo nyine amashusho y'urukozasoni, niyo ako kanya bitahita bivumbuka nk'ikosa. Ariko uko bagenda bongera imbaraga za algoritime cyangwa se nyine za ya marobo abasha gusuzuma akamenya amakosa yakozwe mu mitegurire ya video, igihe cyose iryo kosa rizavumbukira, video yawe izasibwa kuri urwo rubuga. Ibaze rero mu gihe video yawe yasibwa, cyangwa se rikaba ari ikosa ryatuma channel yawe ihanagurwaho burundu kandi warakoze, rero ndagusaba yuko wajya ubyitaho. Reka rero nkubwire ngo kora subscribe. Ndabashimiye cyane, murakoze cyane. Ciao ciao.